Amen. Hallelujah. Mwongeye kwirirwa. Abandi muraho neza. Yesu ashimwe. Turebera mu ijambo dusanga mu gitabo cya kabiri cya Mose cyitwa Kuva. Uyu ni umunsi wacu wa gatatu w'aya materaniro. Igitabo cya Mose cya kabiri cyitwa Kuva, igice cya gatanu. Turasoma umurongo waho wa 20. Tugeze ku murongo wa 23. Kubaje uyu munsi nababonye turimo turaganira ku buryo isezerano rigerageza kugira ngo abarifite mumenye uko muribamo, abazarihabwa muzamenye uko muzarikurikirana. Dusoma iyo mirongo uko ari 3. Bavuye kwa Farawo bahura na Mose na Aroni, bahagaze mu nzira barababwira bati, Uwiteka bareba bacira urubanza kuko mutumye Farawo n'abagaragu be batwanga urunuka, mukabaha inkota yo kutwica. Mose asubira ku Uwiteka aramubaza ati, Mwami, niki gitumye ugirira nawe ubwo bwoko? Niki cyaguteye kuntuma? Kuko uhereyeho nagiriye kwa Farawo nkavugana nawe mu izina ryawe, agirira nawe ubwo bwoko, nawe ntacyo wabakijije na gito. Imana idufashe. Ejo ho gato twavuze kuri Mose, sibyo? Nihamagarwa rye n'ivuka rye. By'ukuri Mose ahamagarwa, nakwifuza yuko mwareka gusoma. Mose ahamagarwa yabwiwe amagambo akomeye, ndetse yahawe ibimenyetso bikomeye. Kuko uhereye mu gice cya gatatu, umunsi ahamagarwa cyagiye mu gihuru kigurumana kidakongoka, ibyanzwe bitubwira ko uwo munsi ikintu cya mbere yahise abaza, yarabajije ngo ubwo nimbageraho nzababwire kurindi. Imana imubwira amazina yose. Tubisanga mu gice cya gatatu cyo Kuva, guhera ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 7. Mushatse mwahasoma ho gatoya. Icyo gihe Mose yarageraga umukumbi wa Yetiro sebukwe, umutambyi w'Imidiyani. Aturukiriza umukumbi nyuma y'ubutayu, ajya ku musozi w'Imana witwa Horebu. Marayika w'Uwiteka amubonekerera mu kirimi cy'umuriro kiva hagati mu gihuru cy'amahwa. Arareba abona icyo gihuru cyakamwe umuriro nticyakongoka. Mose aribwira ati, reka ntambike ndebere ishyano riguye, menye igituma igihuru kidakongoka. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba, Imana imuhamagarira hagati muri icyo gihuru iti, Mose, Mose. Aritaba ati, karame. Iramubwira iti, wikwegera hano kandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuko aho uhagaze aho ari ahera. Kandi iti, ndi Imana ya so, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Mose yipfuka mu matwi kuko atinye kureba Imana. Imana idufashe. Haleluya. Tuvuga ibya Mose ejo, twagarukije amfete mu igeragezwa rye, Imana imugeragezamo umukozi. Mukwibuke kandi nababwiye uko yadefanze ikibazo umwami yamubajije cyo kuba yahaye abanyagano ibyo kurya byinshi. Murabyibutse? Dufata urugero rw'umunzani. Burya rero saho byagarukiye gusa. Mose yatangiye kugira ikintu cy'ishyaka muri we. Iryo shyaka ndetse rimutera gusezera mu rugo kwa Farawo. Ayo magambo niyo musanga mu Heburayo 11 umurongo 24, ahavuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yaramaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo kurengananywa n'ubwo bwabo, abirutisha kumara iminsi myinshi yishimira ibinezeza by'ibyaha. Ngo kuko yabonye aho gutukwa muhora Kristo bifite ingororano iruta ubutunzi bwose abanyegiputa babizi. Amen. Amaze gusezera muri uru rugo, yavuye aho ngaho aragenda asanga umunyegiputa arimo arakubita umuheburayo. Uko yabigenje murabyibuka? Yarebye aha na hano na hariya, abona nta muntu umureba, ahita amushinga akantu. Ahita ashyira mu ngarande hari arenze umucanga. Biba birangiriye aho ngaho kandi.
kiriya cyari ishyaka, twumvikana, kiriya cyari ishyaka. Kubera iki? Umurimo aho ukorerwa yari atari yahagera neza. Kuko umuntu uzakorera Imana hari igihe abanza agakoresha ishyaka, kuko atari yagera kuri tere. Iyo arimo gukoresha ishyaka ryinshi, akenshi ibyo akora abikora nabi, kuko ishyaka riba ari ryinshi kandi agakorera hadakwiriye gukorera. Ngiyi ingorane y'ishyaka. Abantu bagira ishyaka, ntabwo ishyaka mvuga ari parti politique. Abantu bagita mu Gifaransa zele. Abantu bagira ishyaka ryo gukora ariko bataragera sur le terrain, akenshi bakora ibintu byiza ariko nabi. Birananenga kuko babikorera aho batagomba kubikorera. Ako murakize? Aramanutse ngo agere hahandi noneho muri bene wabo neza. Asanga Abaheburayo, Abisiraheli ubwabo barimo kugira ibyo bapfa. Mushiki wacu ntabwo arimo kumva ariko funga ifunge. Niko bigasha. Nuko asanga Abaheburayo babiri barimo baratongana, bagize utuntu bapfa. Noneho bo abegera ariko doucement, yego doucement, avec la voix douce, adakabukira, adakanga. Avuga ati ariko namwe kweri, namwe sha, ewe mwebwe ntimukwiye kwiha rubanda. Niba hari n'akantu mupfuye mujye mu nzu mugatunganye, ariko rubanda rwe kubota. Uramwumva ariko sha. Haleluya. Noneho umwe mu bantu arimo kunga muri abo batonganaga ahita avuga ngo ibyacu ndibigombagayemo, ngo ndenda kugiza umucamanza wacu. Ngo bashakaza kungira nk'aba munyegiputa, ngo wagira ngo sibyo wakoze ntabwo byamenyekanye. Yewe ngo nanabivuga yewe. Uwo mwanya ngaho aho inkomoko yo kwirukanka no guhunga kwa Mose kwaturutse, ahita agenda nta gikapu. Nawe kandi niyo yayo agenda atazi iyajya. Nta sogokuru Aburahamu nawe yagiye atazi iyajya. Ariko Imana yari ibizi ko azashyikira Imidiyani kwa Yetiro umutambyi. Sifa kwa Mungu. Noneho hafi y'uwo mutambyi akahitoreza, akahigira pastora, ubushumba, akahigira inkoni, akahigira kugarura, akahigira gushitura no gutera imiti. Sifa kwake. No kumenya ikibagarira n'uburondwe n'amashu ya byose akabimenyeraho, kugira ngo nyuma naragira, amina 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 amina, azageze igihe cyo kuragira azi neza succès le brebis. Umukumbi ni iki, bawufata bateye. Mana ishimwe ko yigisha abantu. Ikintu kiba kintangaje ni ukubona ahantu agiye gufatira ikosi ya nyuma, ahagiye involontairement atabizi, ahagiye nta ordre de mission, nta rwandiko rw'ubutumire my friend, ariko aragiye kubera ya Mana nababwiye yitegekera ibintu mu ijuru, twe turi mu isi. Keza mbona babwiye Yesu umurimo wigira kuri Yetiro. Haleluya. Maze Imana icyo nayikundiye mu bintu by'ibibazo tugira, igenda iduhuhiramo. Nubwo ikibazo ubwacyo cyaba kitari cyarangira, iguhuhiramo, ikunagiramo akantu gake. Haleluya. Urabona reba umwana w'umusore nka Mose uragiye iz'abandi, izase ntaziri aho hafi, aribaza uko yasaba umugore nuko yamukwa. Akibyibaza muri icyo kigeragezo n'ubusore nabwo butoroheye bamwe muri twebwe, Uwiteka bavuganye na Yetiro bati uwo mwana nubwo nta bihembo agira by'umushahara, ariko murebera umugore giha amashyi. Haleluya. Uwo mugeni yashyingiriweho niwe nyina wa Gerishomu, niwe. Haleluya. Arashingiwe adasabye, yahanjaga ajyanye mufata irembo mujya kwikopesha mugira muti beka umugore Imana imuhereye mu muhamagaro. Amen. Ngo amare gushyingirwa akomeje imirimo. Yesu nashimwe.
Umunsi umwe rero Bibiliya avuga ngo aturukiriza umukumbi nyuma y'umusozi, agenda aragiye agana ku musozi w'Uwiteka. Amena. Ngo agiye kubona abona igihuru, mwabyumvise, atabishobora no kureba iryo shyano riguye. Imana imuhamagarira muri cyo, ivugana nawe rero sasa. Nkaho yakamubwiye iti za nzira zose wagenze, ibyo ntiyabisubiramo, ahubwo imwibwirira ibintu imaze iminsi imenye. Yamubwiye iti numvise gutaka ko abantu banjye pfiriya, ubu rero namanuwe no kubakiza amaboko n'uburetwa bakoreshwa n'abanyegiputa, kandi sinjye uri bugeyo, ni wowe ugenda sha. Haleluya. Iryo jambo naribabwiye kenshi, narivuze hano kenshi, yuko udateze kuzabona Imana izi wawe n'amaguru abiri, yambaye ikote ry'itisi cyangwa iry'ijaketi. Ntayo uzabona yitwaje amazi ya Huye cyangwa ya Nili cyangwa Inyange, yafashe moto cyangwa taxi voiture. Hazaza Michel cyangwa haze Alain, haze anyone. Hariho uzaza aze mu izina ryayo. Iyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo wumviye umuhanuzi aba yumviye n'uwamutumye. Amina. Nibwo yayibajije ati ariko si ubwo kumbwiye ngo ngende, nzagende mvuga ko urindi. Yego? Nibwo Imana imubwiye amazina yose. Muzayasanga ku murongo wa 13 kumanuka hepfo. Mose abaza Imana ati ningera ku Bayisiraheli nkababwira nti Imana yabasekuruza banyu yabantumyeho, bakambaza bati yitwa nde, nzasubiza iki? Cyo jambo Imana yabasekuruza ko bagiye barizi, iryo zina ko bagiye barizi. Yego? Kandi kuzi ko aho bagereye pira bamwe bashobora kuba baranaguye barayibagiwe. Nzavugende rero, ndashaka izina ryawe bwite. Nabyo by'Imana yabasekuruza se wamenya hasigaye banga ariko mubagiye bakuzi. Urayumva ariko? Mubagiye bakuzi se uzi hasigaye banganiki? Mpa mazina sifa kwake. Iratangira iti uzagenda ubabwira ngo amen. Nduwo ndiwe. Icya kabiri, numva batarumva uzababwire ngo ndiho yabantumyeho. Kandi niumva batarumva no uzabwire ngo n'Uwiteka Imana sekuruza wanyu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo yabantumyeho. Haleluya. Hepfo aravuga ngo urwo ndwo rwibutso rwanjye rutazashira mu Bisiraheli. Nduwo ndiwe, ndiho Uwiteka Imana yabasekuruza wanyu. Haleluya. Haleluya. Ivyanditswe biravuga ngo ku murongo wa 19 niho hantu ngira ngo mufate cyane ndetse mutira attention. Tuhasome mwumve. Nimushaka muhere ku wa 18, sibyo? Nawo bazakumvira kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisiraheli, mumubwire muti Uwiteka Imana y'Abahurayo yaratubonekeye, none turakwingiza reka tujye mu butayu tugende mu rugendo rw'iminsi 3, dutambirire Uwiteka Imana yacu ibitambo. 19 kandi nzi yuko umwami wa Egiputa atazabakunda ko mugenda, naho namushyiraho amaboko akomeye. 20 nanjye nzarambura ukuboko nkubitisha Egiputa ibitangaza byanjye byose nzakora hagati yabo, nyuma yabyo azabarekura. Ndashaka twumvira ijambo attentivement. Umuntu atasomye Bibiliya neza ngo yitondere, yagira ngo Imana igiroha abakozi bayo kubaroha. Ekute kujya gute muri iryo jambo mama urabyumva? Kubaroha. Donc yagira ngo igimara kubiza mu kibazo ikabareka, ariko siko biri. Kuko urabona ko Imana yabimubwiye mbere, imaze kumubwira amazina, yaramubwiye iti nimugende uwo ngutumyeho ndamuzi. Ntabwo azapfa kubakundira kubarekura ako kanya, azatinda, azananirana, n'umugabo ugoye ndamuzi. Ntabwo bizihuta shaho, nubwo byishimiye ugira ngo ni kamisiyo ku munsi umwe, bizakuvugisha amangambure.
ariko nzamudiha. Halala. Sifa kwake. Nzamumaraho amaboko yanjye, nzamushikamira n'imbaraga, nzamukanda. Nimara kumukoraho ibimenyetso n'ibitangaza byinshi, azabarekura mugende. Ariko ntubyite ibintu by'umubyizi w'umunsi umwe. Reka mbabwire ko kwibagirwa mu masezerano, kwibagirwa ikintu Uwiteka yakubwiye n'ikosa. Mu bintu Imana yakubwiye wibagirwamo gato, kameze nka condition à respecter, kameze nk'akantu kamwe ko kwitonderwa. Ako wakibagirwa ukagira ngo Imana niyo yahemutse, naho niwe wibagiwe akantu kamwe. Aragiye. Ariko mu myumve nanone, mbere yo kugira ngo agende, hari ibindi bintu Imana yakoze. Yaravuze ngo ariko si Uwiteka. Mose yabaje utuntu twinshi, agira ngo kubaza twinshi wenda biri butume Imana imwita umuhanga. Ahubwo ashiduka yarakaye Imana. Hatangira ngo ngaho arije ndabishimye. Ngo ntumbwiye amazina. Ngo nayumvise. Cyo rero ubu ndabageraho mbabwira se ko jewe wangendereye uti. Nzabaha ubuhe buhamye. Nzababwira se ngo wanyuze mu gihuru. Nzababwira se ko wambonekere ute boko. Ibi bintu rwose birangoye. Witeka ati niko Mose. Icyo ufite ni iki? Ati nta kantu k'agakoni naragizaga. Haleluya. Agaki? Agakoni rwose naragizaga. Kanajye hasi. Harakanaga. Kaba kabaye inzoka. Ati rambura uko kongera ufata inkoni yawe. Abanza gutinya. Ariko agize icyo yifashe, irasubira iba inkoni. Iyo rero urebiyo. Iyo izakora ibitangaza mu Egiputa, ni nayo bazareberaho ko naguhamagaye kandi ko nakubonekeye. Nshuti zanjye, kuki uwo munsi kugira ngo imuhe ikimenyetso, kuki itamubwiye se kujya kugura za zindi ziriho amasaro, cyangwa gukodesha za zindi zizingazinze ziriho n'inyombya n'umusambi byose, zimwe z'ibitangaza, kamubwira ngo iyo ngiye afite iyo. Haleluya. Ibyo birahura n'indi bivuga ngo ubunje ukundi. Y'Imana izagukoresha iguhamagara uko uri. Ibi bya teoloji tujya kwiga ubu narayize, ariko hari abantu bayize barayirangiza kugira ngo azamare icyumweru yigisha ahantu Mana yanjye. Biramukomereye, kuko ibi byose bidaturuka kuri teoloji nize, ahubwo birava ku muhamagara Imana yamamagaye. Bamwe baraziga zikabagusha, yego, ariko iyo nize n'ubugi mu bundi, n'ukongera ubugi mu bundi bugi. Kuko ibyo byose nibwo habaho amatyazo ya Kinyarwanda n'ay'amazungu, ugomba kubanza ukagira umuhoro. Hari abantu baza amatyazo, ibityazo. Une pierre pour faire la lumière, pour lumière. Gutyaza umuhoro. Niba hari ibuye ryo gutyazaho, ariko ugomba kuba ufite iki? Umuhoro. Ntabwo rero habanza ibuye ngo umuhoro uze nyuma. Twebwe tugira imihoro, hanyuma nubwo ityazo ritaba iwawe ukajya gutyaza kwa Ale. Mugabo sha, ibyo ntabwo byumva. Tubanza kugira imihoro. Ndetse tubigura ari ibintu by'ibigimbe bitarimo na kamunani. Ariko tukajya gutyaza kwa ba Filiberi aho ibuye riri. Amina. Iyo mpamvu Pawulo yandikavuze ngo ubu nubwo gatatu nenda kuzi wanyu, ariko ndumva ninza nzabanza mwe no kugira ngo kwizera kwanjye gutyaza ukwanyu gutyaze ukwanjye. Haleluya. Yesu ashimwe. Mose rero icyo ngicyo yumva ntigihagije, arongera atari ko Uwiteka. Nanone ndumva arakanye nakubaza. Nshimye rero kumbwira ibyo ngibyo. Nese nk'ubu ngubu koko ubu se none batazanyemera.
yego mbahaye ubuhamya mbabwiye nuko wambonye nuko twabonanye n'ibintu by'ibihuru byose n'imiriro ariko subwo none batazanyemera. Imana itimubwira ngo shyira ikiganza cyawe mu gatuza, agishyiraho ngaho kivaneho, asanga kibaye ibibembe kandi cyari kizima, gisubize mu gatuza asubizaho ngaho vanaho, asanga kirakize. Kiriya kintu cyarasobanuraga ibintu bibiri. Bwa mbere cyari kirimo kimubwira ngo ku cyitwa kwemerwa cyo itonde, kuko nubwo wakwemerwa n'abanyarwanda na stade na Washington na hepfo hari New York hose ukemerwa, uzamenye ko kibyarwa n'umugore kandi uvukira mu byaha. Niki kiganza gisobanura n'ibibembe bikijeho kandi ntabyo yahoranye. Byashaka kuvuga ngo ibyo bibembe bikubamo kandi ni nawe ubyivura, nta bitaro, nta Buhinde, nta Buholandi. Ntabwo tujya tujyana ibembe muri Faisal, bikurimo ariko ni nawe uzajya ubyivura. Nubwo kandi wakora ibitangaza bingana gute, uzajye wongera ugaruke wibuke ko nyoko yakubyariye mu isi mu byaha aho abanyabyaha baho. Nicyo byavugaga ati nicyo ndacyumvise nyakubahwa, ngaho rekera aho ngaho. Ariko mfite kandi nakubaza, none se nk'ubu ngubu noneho komana hari abagabo bazi kubaza. Urabizi igihe twavuganiye wagiye wumva ukuntu mvuga sindademanga Imana iti nabyumvise rwose uragenda utegwa. Nese urabona nzajya imbere y'umuntu w'umuyobozi nkuriya maze nkavuga byonyine mission nzajya kuyita, nzajya kuvuga ibinzanye, nzajya kubirangiza nayakanuye. Ngo se Farawo urumva atazampinga? Ndashaka ko musoma hepfo yaho mukumva ijambo Imana yamubwiye. Igice cya 4 umurongo waho wa 10 tugere ku murongo wa 14. Murahumva ijambo rikomeye. Mose abwira Uwiteka ati mwami, na mbere sindi intyoza mu magambo, nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu, cyangwa ninde utera uburagi, cyangwa ubupfamatwi, cyangwa uhumura, cyangwa uhumisha? Sijye Uwiteka ubikora? Nuko none genda, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga. Aramusubiza ati mwami ndakwinginze tumushaka gutuma. Mwe muhagaze gato mbabwire, murebe mbabwire. Ngihagaze uyu munsi imbere yawe, wenda rero sinzongera kuhagarara, cyangwa se nzahagarara udahari ku mpamvu zitandukanye. Nkubujije kuzongera kwigaya imbere y'Imana. Niba ureba imirari, niba uvuga udedemanga, niba ugira ibihanga, niba ugira ijwi ryakuyobeye, niba uteye ukuntu nanjye ntazi, ibyo byose Imana yabirengaho ikagukoresha icyo ishaka kugukorera. Ibi bintu byababaje Imana. Soma 14 wumve. Mose yikongereza iki? Ibitwenge. Oya nimumbwire. Mose agira ati yikongereza uburakari bw'Uwiteka, aramubwira ati Aroni mwene so umulewi ntahari, nzi uko ari intyoza kandi aje kugusanganira. Nakubona azashimira mu mutima we, nawe uzajya uhora umubwira ushyira amagambo mu kanwa ke, nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nake mbigisha ibyo mukora. Ndashaka kubabwira ahangaha
irajabo ko Imana gufata Aroni ikamutumana na Mose ntabwo yari inezerewe. Nugumya kugaragaza intege nke mu byo ukora, izakugerekaho undi kandi azakubera igihanda. Nugumya, ndabisubiramo, kugaragaza intege nke, umva munyumve neza, kwereka Imana intege nke zacu ni byiza, ariko nubigomye kuvuga ngo simbishoboye igasubiramo iti nzagushoboza, uti shoboza abandi jewe, oya ujye ushoboza abandi, izareba abantu ishoboza koko, wowe uhinduke rubebe. Izareba abandi yashoboza, wowe kureki. Icyitwa umuhamagaro icyitwa impano nugumya kubigiramo utyo bikururukamo, hazaririmba abandi kandi hazigisha abandi. Nugumya kujya mu kwitanga uzenuka, mu kwitanga wizenura, hazitanga abandi. Ibihamaga ariko naratangaye cyane, uretse ko atari cyo nshaka kuvuga. Mwagira ngo Aroni yamubereye inshuti nyanshuti, mwagira ngo yamubereye umukozi mwiza se wo gukorana nawe. Ntabwo muzi ko ari we wabagushije basigaye mu kibaya, Mose yaratinze ku musozi avec une mauvaise langage. Agatangira ngo niko mwabiseheri bati karame, ngo murandeba iki, mukanura ngo dore Mose wa muntu wanyu Imana yabahaye, ngo ntatinze, ngo nzi kimutindije, ngo Mose wa muntu wanyu wera, ngo Imana yabahaye, ngo ntiyahezeyo, ngo cyamutindije murakizi, ngo kwajyaga za saa 4, ngo mwese rero mwikatura ibintu mwambaye by'ibyuma, ngo mubizane tubiremeshe ikigirwamana, ngo Mose wa muntu wanyu ngo yabuze, abarabagushije. Niwo munsi Imana yarakariye iteraniro ryose, irakarira na Aroni. Ariko diswe ryajambo nababwiye riragarutse, kubera ko Mose we yamuhamagaye malgré sa faiblesse, malgré son iniquité, bimubwirira ku musozi ngomo. Mbino nkugire my friend, come. Namugite ihute nyabusa, ihute babantu bawe dore biyononye, ihute sha. Basange tuzagana mu cyumweru gitaha, ariko usanga abantu bawe baguye. Abantu bawe ihute baguye. Abantu bawe ariko mva abantu bawe. Kuki Saroni arimo kubagusha kanabareka, Imana ikavuga ngo tusange abantu. Nuko uyu nguyu tubiziranyeho. Sanga abantu we. Sanga abantu. Hallelujah. Guhamagarwa n'Imana. Nababwiye ko ikintu kibi muri iyi nzira ni icyaha. Naho intege nkezo twese turazigira, dushobozwa na Kristo duha imbaraga. Kibazo muri iyi nzira kibamo ni iki? Ni ibyaha. Udasambanye, ntusinde, ntusubire kurwagwa, ntuginyanda gucezayo. Izo ntege nke zose ukazunze gatwe ujya mu rusengero, iminsi yo guhemburwa izagusangaho. Hallelujah! Hallelujah! Ukuzajya unanirwa kose, uzajya uzunza gatwe ugana mu rusengero. Niho guhemburwa kuzagusanga. Paulo yagize agira urugendo rw'ivugabutumwa, arugira atamerewe neza, arugira yumva ananiwe. Muri iyo minsi yari ananiwe, amaze iminsi afunze, amaze iminsi akubitwa, yitaba Agripa, aburana kwa Festo, niba Festo, kwa Felike. Yego? Ntusi umwendekira itorero rimwe aravuga ati mva muri ino minsi ndimo ndumva nshaka kuza iwanyu. Amen. Ati kandi ndumva nteganya kuzanyura iwanyu aho ngaho mu Efeso, akaba ariho mara amezi yose y'imbeho, maze Pentecote kazansangayo. Hallelujah. Ati kugira ngo muzamperekeze nza munsezereye, noneho ngende mfite ubuntu busazi buhagije. Ati kandi ringiye ko muzegeranya ibintu by'ubuntu kugira ngo mumperekeze neza ntacyo nkennye. Imana ishimwe. Byo bintu byitwa gutinda mu Efeso, amezi y'imbeho akarangirirayo, Pentecote kahansanga, biravuga kwihangana gutinda mu ntege nke, imbaraga zikaza gusangamo ariko utaguye. Naho zo
zo nimuzihore na grand frère zamugezeho. Zamugezeho ahantu hamwe ndahazi. Ahantu avuga ati mutima urakunze ariko umubiri burya nayo byari byakomeye. Nese ntabwo muzi ko Bibiliya ivuga ngo yageragejwe uburyo bwose cye twatakoze icyaha ngo kandi yitozaga ibyo byose kugira ngo azajye abone uko atabara abageragezwa nkawe. Muha amashyi arakabyara. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mose bya byose byarangiye, aragenda ajya imbere ya Farawo atanga ordre mission arangije ngo ajye nyine abatware b'Abisiraheli arangije ngo Farawo amaze kumva icyo Imana ivuze ku Bisiraheli. Ibyanditswe birambwira ngo abababaza kuruta uko yababazaga, agabanya ibikoresho yongera ibikorwa. Uzi kwambura abantu amaforomo kandi amatafari akayongera. Uracyumvise ubwo? Ibyo muri systeme bivuga ngo umuntu ahita atangira gukoresha undi. Avuga ati bumba vuba we. Bumba vuba nanyinde yuko nabumbaga nk'atanu ushaka batanga ubite. Ariko ushagira ubuhenge mu biki. We bumba nanyingire vuba. Buri wese akoresha undi. Icya kabiri, agabanya ibiryo yongera igiti, inkoni. Twatugori baragabanya, twadushyimbo baratugabanya, inkoni bazivana kuri 12 bagira 36. Kila subuhi inkoni. Darahunga abahungu barakubitika se. Kubitwa ariko. Noneho ngo Mose avuye kwa Farawo ari kumwe n'abatware bo mu Bisiraheli. Ngo abagore bose basohoka mu nzu, abakecuru n'abatoya bose bafatira ngani ngo niko mo. Oya ndakubaza. Muza twababwiye ko tubakeneye. Mbira wanje ndakubaza rwose kandi jewe sinjya ngewe ntinza amaho kunirwa n'ijambo nanirwa n'ubundi bwiye. Twababwiye yuko tubakeneye se. Uzi ko wagiye ngo nimwe mwazanye inkota mu gihe Farawo ngo twice kuva mwaza tumerewe nabi nabone uko twari twimereye kubeshya ngo murakoze w'Imana. Ubuze kuza kwanyu kutuberera umugisha cyangwa tuguwe nabi. Imana ibarebe bahanira ciri iteka izabibabaza no mu bwami bwayo. Tata we, ndashaka ko mwishyira mu mwanya wa Mose we, mukamwumva nk'umukozi w'Imana ufite umuhamagaro we. Warugiye agiye ku deliver, kubohora abantu no kubazana. None abantu kugira ngo baze ibyago byikubye kane. Nimumwumva ariko iri ni isezerano ririmo kugeragezwa ritaretse na nyiraryo. Nguryo jambo Mose akiryumva nkuko mwabyumvise, yaramanutse ajya kugihura apfukama asenga nabi. Nese mwumvise yasenze neza? Yaratanye ngo Uwiteka ngo nje kukubaza adahumirije. Bimwe byanyu ngo turi imbere yawe ngo warenyuje isi nyanja amasoko, ntago ari ibyo. Yaratanye ngo nge mfite icyo nkubaza, igihe tubona na wambwiye guki. Wakubona watwitse ibihuru. Ntabwo wambwiye ngo abantu ngo nimara kigende bazana. Uyeregeye nazi nkabwira Farawo uko wantumye. Singaba yabazonze bararya igiti buri munsi. Kandi nawe ntacyo ubakijije na kinzinya. Yarasenze neza. Happy. Ari n'amasengesho y'umuntu wananiwe. Ngewe umuntu wananiwe yasenga muteze amatwi ndamumenya. Umuntu wese wananiwe uzamutege amatwi asenga uzamumenya. Niyo mpamvu ntakushima ko mwajya musenga mu rusaku. Mukwiye kujya mureka umuntu mwagasenga tukamwumva. Tukumva n'uwo muntu turi imbere dusengera uko asenga. Kuko iyo muvangitiranye mugasakuza mwese ntabwo tumenye udusengera uyu duhaye mikoro uko ahagaze. Hakuze umuntu ujya imbere mukavuga ngo Mana ngo naje. Sibyo ngo naje.
ngo ndaje mpamari ngo ni 3 nje kumara imbere yawe ngo mpavu nsubije nyine uzibeshye mve hano noneho ntacyo ukoze urebe mbega isengesho ribi we data we mbega isengesho ribi mwese abasenga gutyo mwese ndabiyamye Bibiliya imva ukundi ivuga iravuga ngo mujye mugenda muyimenyesha ibyanyu mubisabiye mubyingingiye kandi mushima haleluya ngo hanyuma mugende mwizere ko mubihawe ngo muzabibona niba harimo ijambo kuyinginga sa n'umontreke wowe nta ruhare ufite wo kugira icyo bikoraho nta gasanzu watanga ngo bize kuyibwira neza byose ni kimwe ntago bihindura igihe cyayo guma hamwe kugerageza siyo mpamvu usaba Heburayo 10:37 havuga ngo mwari mukwiriye kugeragezwa kugira ngo nimara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwa ibyasezeranijwe uzahere kuri 3:6 tugeze kuri 3:8 Mose avuga gutyo ikigaragaza ko yarananiwe nuko yibagiwe ko n'Imana ubwayo mbere yo kumutuma yamubwiye ngo ntugire ngo ni urugendo rw'umunsi umwe uwo mugabo ndamuza azatinda kubarekura ariko amena uko ngenda nkora ibimenyetso n'ibitangaza azageraho abarekure yamwe nabwiye ngo kwibagirwa akantu kamwe mu masezerano y'Imana katuma ukora nabi katuma uvuga nabi iyi minota nsigaranye irajya kugera kuri 5 nimuyinyemerere dore iminsi yadushiranye mvuge gato ku mushune mu kazi sibyo ejo nzatangira tuvuga noneho amasezerano dufite yose muri Bibiliya y'imigisha n'ibindi byose dufitemo noneho tuzasanga amasezerano dufite hanga muri Bibiliya aruta y'abahanuzi baduhanurira nonaha ejo nijo bundi icyo tunzakora tuzavuga ibintu Imana yatubwiye itubwiriye aha n'ibyatuvuzeho ibituvugiyeho aha sifa kwa Mungu n'ibintu twemererwa biri aha ngaha muzasanga umuhanuzi azahanuye ko ari ngombwa ariko tutabikeneye kuko nimukomeza kubikenera cyane muzamera nk'abaraguza nimukomeza gukenera ubuhanuzi cyane mukabugirira icyaka cyane muzashiduka mwabaye nk'abaraguza nemera ubuhanuzi n'abahanuzi yego iyo mpano nanjye ndayigira ariko nimubashaka cyane muzamera nk'abaraguza kandi muzabagusha yego nabo mwagushije si bakeya ariko nimureke n'abari basigaye barebe ko babaho Elisa umuntu dusanga mu bami ba 2 igice cya 4 ngo yacumbikaga mu rugo rw'umushune mu kazi ahacumbitse kenshi babona ko umuntu ari umuntu wera w'Imana niko uwo mugore avuga asaba umugabo kumwubakira iki akazu karuzuye n'igitanda n'uburiri n'itara na pote savon na bassin na essuie na tremus na scrière na nidotena Munsi umwe arahanyura asanga bagiye n'imfunguzo barakingura rogaragara manywa icyayi amererwa neza amaze kunezerwa avugana no mu ijuru ngo bamwemera kugira icyo bakorera mushiki wacu haleluya kati kameme aya mazi akonje ni essuie n'iki cyayi ni nido mushiki wacu akwiriye kameme akwiriye amuhamagaye abanza kumugerageresha kumenywa abanza kumugerageresha iki kumenywa niko madam ndumva nshaka kugira ikirangiriresha ukamenyekana ku mwana no kubatwara no kubagaba b'ingabo baba ndi bombi bose bamwe bose babanga bamwe twagize ejo bundi ha umugore tukundeba kwibera mu mudugudu no muri quartier binguye neza haleluya nkamenyana n'umuhuza bikorwa w'akagari n'umurenge gusa wenda nameye ubwe mubona yaremesheje inama icyo kandi kinguye neza reka mbabwira akantu keza nashimye kuri mushunemu iyo aba umugore wo muri uyu mujyi ushaka kumenyekana yari guhitamwo ibyo ngibyo akazapfata abonye umwana w'umuhungu kandi ntabone icyo Imana igamije kumuha
ariko birakabyara kubona icyo yari igambiriye kuzana. Ntubone ikiri pirate ukabona original. Haleluya. Ati mada umwaka utanka iki gihe uzabyara umwana w'umuhungu. Aratangira atakoze ubwo ngubwo wagireka kubesha umuja wawe. Goze none ubumbeshe noneho nukuva ko ntiyizi. Nagiye muri kagushinyagura ariko. Ati ndakubwiye ngo uzamubyara. Amaze kuvaho ku mwana agira ate aravuka. Umwana arakura. Kamaze kuba kana gashimishije kavuga uturimi kaguye umuntu neza. Gasanga se mu murima karwara y'umutwe bakazana mu rugo saa sita kaba karapfuye. Ndashaka kurangiza mbabwira uko umunyasezerano abaho disi we. Mwabonye umugore upfusha umwana saa sita z'amanywa aho kugira ngo ahuruze bajya gushaka isanduku bashyingure abajya gucukura ahubwo akabwira umutware ngo mpa lift ntizi umushoferi njye kureba umukozi w'Imana umuhanuzi bamenya. Ati se umurebeye iki ko atari iminsi yo kubashaka atembure kuzukweza n'ibiri kusabato ni ngombwa ko mureba njye kumureba. Haleluya. Ntiyacukura ntiyahuruza ntiyajyana amatangazo kuri radio ko yapfushije ntiyamenyesha kwa sebo ubyarira umugabo ntiyamenyesha iwabo ntiyamenya abamuyomba ntiyabwira aba anti aba anko bya bintu byanyu. Haleluya. Bose araceceka yihutira kubishyira bamenya. Haleluya. Hawe kaza ati kame mu mwana nguyu nguyu nahawe mu isezerano nahawe nasenze umwana w'umugisha umwana hari n'umukozi w'Imana wahano n'umukozi w'Imana umwana uvuye mu ijuru ntakwiye gupfa cyenyeje ngo dushyingure. Faut que je prie quand même. Abaragiye. Sifoka Mungu. Elisa yaraje yinjira mu cyumba amwubarara haka gatatu amusohoka nabaye muzima. Bivuga ngo umunyasezerano ashobora kuzahara none ku cyumweru mugahura ahagaze neza. Ntugapfe kumuvogera rero yakennye uko akena vuba nako akira vuba. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge Imana. Urakoze mwami Yesu. Imigisha yose duhereye mu ijambo ryawe. Turakomeje umunsi w'ejo wa kane nabwo bana natwe. Uhe bashiki banjye na bene data kumenya uko bahagarara muri ibi bintu kandi ndabizi hariho ingororano kubihangana. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.